kunda ugukunda, kubera ko uwo ukunda akunda abandi, kandi nawe uwo akunda akunda abandi. Ko numva ari uruhererekane. Kuki wowe wita ngo yavukanye igikundiro? Wowe ntacyo wavukanye. Niba ukunda nawe muri make urakundwa, ahubwo kuki ukunda utagukunda? Cyangwa wasanga amaso yararebye neza akaguhereza ko ugomba guhitamo uyu nguyu, kandi muri make ugasanga si uwo Imana yaguhitiyemo, ugasanga ntabwo ari we Imana yaguhitiyemo, cyangwa ugasanga uri kwihoma kutagushaka. Abasore twiyubahe, abagabo twiyubahe, ntugakunde umuntu utagukunda. Niba amazi adashaka ko uyoga, nawe yabwire ko nta mbyiro ufite, muri make usa neza. Kuki nawe wakunda umuntu utagukunda? Nukunda umuntu utagukunda azakubabaza, uzababara, umutima uzaturika, kubera ko azakubabaza, azagushyira ahantu agufungire hamwe, usange nawe ntabwo uzi aho uri. Kunda ugukunda. Ariko hari abazi ko bakunda ababakunda, nyamara niba ukunda nk'umukobwa ugasanga hari red flag yaguhereje, muri make yaguhereje ibimenyetso by'uko atagukunda, ariko wowe ntubibona. Kubera iki utabibona? Impamvu utabibona rero, uyu munsi nakuzaniye impamvu zatuma ubibona. Ngiye kuguhereza ibimenyetso 10 by'ingenzi bikwereka ko umukobwa uri kumwihomaho, umukobwa ntagushaka, ntagukunda. Ngiye mugiye kubana kuri iki kiganiro, ndi Lilibi Osama. Nkwibutsa kunkandira subscribe wowe utarayikanda, kandi nawe niwumva ikiganiro ari cyiza wakora share. Reka twimanukire n'ibimenyetso 10 bikwereka ko umukobwa atagukunda. Turi kuri Retina TV. Ikaze. Ikimenyetso cya mbere ni ukwandikira umukobwa inshuro irenze imwe atagusubiza. Iyo ni red flag. Muri make ni ikimenyetso cy'uko ari kukwereka ko atagushaka. Wikisuzuguza kuko uri umugabo ufite agaciro. Kwandikira umukobwa inshuro 1, 2, 3, umuhamagaye 1, 2, 3, uri kwisuzuguza. Umukobwa arimo kugusuzugura. Niba uvuga amagambo menshi, ugasanga uwo mukobwa muri make ntabwo ashaka kuvuga, ahubwo uri kuvuga amagambo menshi, kandi muri make tuzi ko nta mugabo ugira amagambo. Umugabo arangwa n'ibikorwa. Muri make uri kwisuzuguza. Ikimenyetso cya kabiri, kuba uri kuganira n'umukobwa akivugira ku bandi basore cyangwa abagabo akunda, cyangwa ugasanga ari kwita ku ba ex be nkaho wowe udahari. Ubwo si uri igisimba, uri iki? Uri aho ngaho muri kuganira, aho muri atakuganiyeho ngo muganire ku byawe, ari kwiganirira kuri ba ex be, abandi basore ari kukugereranya, ngo reba ngo ex wanjye ngo yambaraga neza ngo kukurusha. Aragusuzuguye kabisa. Icyo gihe aba ari kugusuzuguza, nawe uri kwisuzuguza. Umva, vanamo akarenge kawe, kubera ko uri kwiruhiriza ubusa, uri kwitesha agaciro. Twikomereza. Ikimenyetso cya gatatu, ugasanga umukobwa ari kwigira uwo atari we, kandi muri make nta marangamutima agufitiye. Umukobwa utagukunda azakubwira ko afite boyfriend nubwo nawe yaba afite. Muri make nta mwanya agufitiye, ariko wowe uri guhatiriza nkande, ko ari hahandi bahera bagusuzugura. Niba umukobwa ubona nta marangamutima agufitiye, wikihata. Utagushaka nawe si umushake. Icyo gihe umeze nkaho uri kwihatiriza gukunda umwanzi wawe. Gute ukunze umuntu utagushaka? Ese umutima wawe uri kubona ari indaya yo kuzajya ugurisha ku bantu batayishaka? Umutima wawe uhesha agaciro, nawe wihesha agaciro. Nta mpamvu yo gukunda umuntu utagushaka. Uri kumuganiza, uramubajije, nubwo ya nta boyfriend afite, ariko ari kukubwira ngo aramufite. Muri make niba amufite, wowe uri mu biki?
uri mu biki? Niba wari uzi ko uri sheri we ariko akakubwira ko afite undi boyfriend, uri mu biki? Ufite agaciro, wowe wikitesha agaciro, uri gushaka umukobwa uri kukubwira ko afite boyfriend, na wowe sinzi ibyo urimo. Muri make uri kuburana inyama kumbi zariwe kera. Twikomereza. Umwanya wa 4, uzitondere umukobwa utajya ukubaza personal question, ibibazo bikwerekeyeho. Bisa kubabaza nk'urugero, akazi ukora, umeze ute, biki, ibintu byerekeranye nk'ibyo. Muri make yatabikubaza nta matsiko aba agufitiye. Ubwibaza umuntu utagufitiye amatsiko, muri make ntagushaka. Ariko umuntu ugukunda aba agufitiye amatsiko, aba yibaza ukora iki, ubayeho ute, umeze ute, ubahe. Ariko utagukunda ntazakubaza kuko nta nubwo azaba agushaka. Rega ni wamurenganya, no so udashaka ubundi uramushaka ye makuru. Ntumushaka nyine. Ngo muri make niba uri umusore ugasanga umukobwa ntakubaza n'akazi ukora, muri make sazi n'icyo wirirwamo, kwisi uri mu biki? Yaragusuzwe, yarakwifatiye, umva urasamye, yewe baragutaye kabisa. Twikomereza ku mwanya wa 5, umukobwa wica gahunda, ubashaka gukina n'amarangamutima yawe. Buri gihe afite impamvu zo kutaboneka. Muravuganye ati saa 9 duhure, niba nta zindi gahunda ufite twahura. Saa 9 zirageze agahita akubwira ati ngo shungo bindero ngo kubibona ngo ntabwo ndaza kuboneka. Uwo nagushaka basi. None nibiba rimwe ushobora kwihangana, byo birashoboka, umuntu ashobora kugira gahunda zitunguranye, ariko si rimwe, kabiri, gatatu, uri mu biki? Ubwo si ntubona. Niba utabona aka kanya, nizere ko uzajya ubibona. Umuntu wica gahunda buri gihe, niba mufitanye gahunda akayica inshuro zirenze 1, 2, 3, ubwiye 4 nawe umenye ko ufite ikibazo, bazakujyanire umuganga kuvure kubera ko ntuzi kureba. Twerekeza ku mwanya wa 6, kuba uri kuvugana n'umukobwa yibereye muri fone. Muri make fone yagize inshuti, ariko kureba akabona urutwa na telefone ye afite. Ibaze telefone afite mu ntoki urutwa nayo, kubera ko niba ufite agaciro imbere ye, muravugana, fone akayishyira ku ruhande akumva ibyawe kubera ko ufite agaciro. Ariko iyo nta gaciro ufite, afata igifite agaciro. Nose wamurenganya? Reka da. Igifite agaciro ni telefone. Ubwo telefone igusumbya agaciro. Wa muhungu we kuri kwisuzuguza ukagera naho urutwa na telefone. Imbere y'umukobwa urutwa na telefone, kubera ko yikundiye telefone. Wowe urasamye, uri kuvuga amangambure, aya magambo yakurenze. Umugabo muzima yagize amagambo, undi we inshuti ye ni telefone. Urutwa na telefone. Nubaha abagabo barutwa na telefone kabisa. Ariko ni munseke, kuko niba umukobwa agusuzuguye akigira muri telefone muri kuganira, urutwa na telefone. Twikomereza ku mwanya wa 7, ni igihe uzasanga umukobwa mwasohokanye, nk'urugero ari date, wasanga igeze hagati ugasanga agize izindi gahunda zitunguranye. Ariko niba agize gahunda zitunguranye birashoboka, ihangane ku nshuro ya mbere. Ariko iya 2, ya 3, ndakeka nawe wabonye ko ari red flag kabisa. N'itara ry'umutuku rikwereka ko umva nta mwanya bagufitiye. Noze umuntu wica gahunda ubundi muri make nawe azakwicira umutima. Noze sibyo, ntabwo mbeshye. Reka twikomereze. Umwanya wa 8, umukobwa udashaka kuba muri kumwe, muri babiri gusa. Ugasanga n'urugero wamutumiye ati ngwino duhure, umukobwa agahita aza afite batayo y'inshuti ze. Ubwo urumva muri make ntagushaka nyine, urutwa n'inshuti ze nyine. Iyo ari kumwe n'inshuti ze nibwo yumva atekanye, iyo muri kumwe ntabatekanye. Kandi umugabo muzima ni igihe aba ari kumwe n'umukobwa, umukobwa akumva ko atekanye. Niba umukobwa muba muri kumwe akumva sa atekanye, muri make sagushaka nyine, nturi type ye. Noze sibyo? Erega nawe ni waba uri kumwe n'umuntu uzi kudatekanye, ubwo
nawe byo byonyine wowe w'umugabo uri kumwe n'umuntu uzi ko udatekanye isaha ku isaha uragira ikibazo wakomeza kugumana nawe gusa bitewe n'iki, ahubwo ugumana n'umuntu uzi ko utekanye kandi ufite umutekano uhagije. Rero n'umukobwa akunda umugabo ari kumwe batekanye. Rero mu gihe mufitanye gahunda ugasanga wari uzi ko mushobora kuba muri kumwe muri babiri gusa muvugana ibyanyu, ugasanga azanye n'abandi, muri make iyo muri kumwe n'abatekanye nta mwanya gufitiye nyine. Heri kumwe n'inshuti ze nibwo abatekanye, iyo muri kumwe ntabatekanye. Kandi umukobwa wa nyawe akeneye umuntu bari kumwe bakaganira. Erega mutagira ngo ni abahungu gusa dukunda abo turi kumwe ngo turi babiri, n'abakobwa barabikunda kuba muri babiri mutekanye muganira ibyanyu nawe ubavangira. Ku mwanya wa 9, kuba umukobwa adashimishijwe kuba muri kumwe. Ubwo si wowe uri kumva uri mu biki? Umukobwa nashimishijwe nawe, mbese muri make ni umuhesheje agaciro, niyishimye ari kumwe nawe. Iyo atishimye rero muri make uzasanga niba uri nko guhatana mu irushanwa, uri ku mwanya nk'uwa 9 mu bahungu yazahitamo. Ibaze afite boyfriend, afite uwa kabiri, afite uwa gatatu, uri ku mwanya wa 9. Muri make anashwanye na boyfriend we yahita ashaka uwa kabiri. Ubwo rero ku mwanya wa 9 wowe wazajya kugeraho yewe byararangiye kabisa, kiretse niba utabona. Erega umukobwa udashimishwa no kuba ari kumwe nawe ubusu wawe, ugasanga ni wowe muri kumwe ariko ntabishaka, buri kanya ari kuvuga ngo reka nigendere. Niba atagushaka nyine ntihorere ntagende, kubera ko nta mbyiro ufite. Amazi niba adashaka kuyoga nawe yabwire ko nta mbyiro ufite agaciro bro. Twerekeza ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 umukobwa udashimishwa no kuba wamukoraho, iyo umukozeho gato arataruka. Muri make no ku mutima, ushaka gukora ku mutima we arataruka. Muri make nyine ntaba gushaka. Umukobwa mwiza ntiyo umukozeho ntabwo yiraza Nyanza kabisa. Umukobwa kuko yumva ko nyine muri kumwe, yumva ko ari safe, umukozeho nyine nta ribi, arakwizeye. Ariko noneho niba utangiye kumukoraho agataruka si ubwo si uwawe kabisa, no mu mutima sagushaka. Rero ibi yari ibimenyetso 10 bikwereka ko umukobwa atagukunda. Niba hari icyo nibeshye cyangwa ari icyo nibagiwe wambwira muri comment, kuko niba tugejeje ahangaha ku mwanya wa 10 ndizera ko uri umufana wanjye wakunze ikiganiro. Kandi niba utanagikunze wambwira ibyo nahindura, ariko nizeye ko cyakuryoheye kabisa. Aha ni kuri Retina, mwandira subscribe, niba ari cyiza usharinge na bagenzi bawe, like. Ciao ciao, nakagaruka, shalom.